itukura yagabanyijemo simu kabiri abisirayeli baramuka bakoze ibitangaza ku nyanja itukura yagabanyijemo simu kabiri abisirayeli baramuka abisirayeli baramuka abisirayeli baramuka abisirayeli baramuka abisirayeli baramuka abisirayeli baramuka barakoze cyane abaririmbyi bose bamaze gusimburana kuri stage. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mutama. Yabatanu muri abanyamuka cyane muri gahunda y'intego yanyu byose mukunda ndabizi ko babaye igihe kirekire muri inshuti zanjye. Reka mwarimu azihuta dufashe dusome ijambo ry'Imana niryo mugenga wa byose. Nihaye iminota ntari butinde Imana itugire neza cyane. Turasoma ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni igice cya 5 turasoma umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 arekeraho yongera asome. Ni muri ubwo butumwa bwanditswe na Mariko, muri ubwo butumwa bwa Yesu Kristo igice cya 9 umurongo wa 50. Niyo mirongo ndakoresha, niyo umwuka yategetse ko gikoresha. Imana ize kumfasha. Ntabwo ari jye mwarimu, ahubwo mwarimu ampaye uburenganzira bwo gukora mu cyimbo cye. Reka dusome ijambo ry'Imana uko byanditswe mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 5 umurongo wa 13 n'uwa 14. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze. Abantu bakawukandagira. 14 aravuga ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha.
Mariko ni igice cya kangahe? Igice cya 9:50. Igice cya 9:50. Nyaruke muhagere kuri paji ya 46 mu isezerano rishya. Ufite Bibiliya ntoya nk'iyi, haravuga ngo umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugira umunyu mu mitima yanyu kandi mubana amahoro. Haleluya! Iri ni jambo ry'Imana Imana afite ku mutima, tari butinde tugiye kuganiraho, turisangire tugere ku ntego yayo. Intego yacu iri ku mutima, Kristo afite ku mutima, iravuga ngo Imana ifite umugambi ku itorero wo kongera kuriha uburyohe. Haleluya! Imana ifite umugambi ku itorero, Imana ifite undi mugambi ku itorero wo kuriha uburyohe. Umukongomani yavuze ngo negera Mungu ni tamu, aravuga ijambo ry'Imana riraryoha. Haleluya! Ijambo ry'Imana ritanga uburyohe. Tumaze gusoma ijambo rikomeye riri ku mutima, Imana yashatse ko ntibazanira iri ni ipfukire rikomeye. Ukujya muri ibindi bintu byashira, ariko kujya muri ijambo ry'Imana abagukunda cyane. Haleluya! Aha rero dusome muri ubu butumwa bune uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Aha ni ubutumwa bune. Impamvu bwitwa ubutumwa bune nuko icyo Imana yavuze mu isezerano rya kera usanga yarakivuze no muri iki. Aha rero dusome muri ubu butumwa bune, dusomyemo intego ikomeye cyane dusanze mu ijambo ry'Imana. Ko Imana ifite umugambi wo kongera guhembura itorero rikariha uburyohe inyuze mu ijambo ryayo. Buri Kristo ni we jambo, mu byaremwe byose ntacyo ataremyeho, kuko ibi byose byabayeho ahari. Imana itugire neza cyane. Hariho dusoma ijambo riri ku mutima nashyizeho na Kristo kugira ngo bazanire, tuhasanze ijambo rivuga ngo muri umunyu w'isi. Iri jambo rirakomeye, iri jambo rifite agaciro karekare. Nubwo umunyu batawuha agaciro benshi, ariko barawukoresha cyane, ntawe udakoresha umunyu. Ariko uyu munyu bawuha agaciro gakeya. Usanga umuceri uzamuka, usanga ibijumba bizamuka buri munsi, usanga ibirayi bigeze kure, ariko uyu munyu wumva batari kuwuvuga mu bizamuka, ariko uyu munyu ufite agaciro. Haleluya! Nawe rero ntabwo bazakunda kuguha agaciro, ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo bataguha agaciro, itorero rya Kristo ntibariha agaciro bivuye mu isi umwijima wawe uti, kuko turi umuco. Haleluya! Mari tugire neza cyane, Imana yatugufasha. Aha turasomye ngo muri umunyu w'isi. Ntabwo bivuzwe ngo muri ibijumba by'isi, ntabwo havuzwe ngo muri umuceri w'isi, kandi umuceri wazamutse cyane, n'ibishyimbo byarazamutse. Ntabwo bivuzwe ngo muri ibishyimbo by'isi. Ariko iri jambo naravuze ati yaba madamu wanjye akibyara, iri jambo narishatsemo izina. Umunyu ngo muri umunyu w'isi. Abanyagasanze ngo muri iki, muri butani ijambo rivuga ngo iki, turi umunyu w'isi. Nitwe abamunyu. Imana itugire neza cyane. Umunyu ukora ku isi, umunyu ukora hose. Nigeze kubwiriza iri jambo ku Kimonyi muri Bukane. Abakongomani bari baraze kwivuza mu Rwanda, baravuga ngo uyu mugabo afite ijambo, atubwiye umunyu. Twibuka uburwayi kwa muganga batubujije, batubuziza isukari burundu. Ati batubuza ibintu byinshi burundu, atariko bageze ku munyu baravanga umunyu muze muryaho gake. Haleluya! Umunyu ntabwo bawubabuzize wose, ariko isukari bayibabuzize yose. Hariho n'abatayizi kuva kera bakiva mu nda ya nyina. Nanjye isukari
kunkora igitangaza maze kunjiza amavuta n'ubuhumyi bwose nari mfite myaka 18 naraheze mu nzu y'ibyatsi. Iyo ngiyo burya Yesu uvuga ntabwo no mu gitabo nasomye, ahubwo Yesu uvuga n'undi mu gihe yageze andimo na n'uyu munsi yarambwira aho uzagenda hose nzaba mpari. Haleluya! Nimukomere gukomera mu mashuri mukomere mu matara. Arahibereye ukuri kwiga, arahibereye hari na santa arahari no gutaha iki kibazo cy'urusengero arahari. Yesu aravuga ngo itorero ry'Imana naho amarembo yose y'ikuzimu yazikuka, turi hano ku itorero nimuhumure. Ngiye mbwira ati humura, twitwe n'Imana, ingabo zo mu ijuru ndazumva hano. Haleluya! Abasirikare b'Imana ndi kubumva hano. Nuko umunsi umwe pasitoro ahamagara abahungu bazasezerana imbere y'Imana, batazahemukira itorero ngo bakoze isoni ubushake bw'Imana. Ndahaguruka ndagenda, yari nakize rwose ndimutaraga ndi muzima, maze ndagenda kwandikisha ngo ntabwo nzakoza Imana isoni, nzasezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Maze abakobwa bari banzi, maze mu rusengero nko ku cyumweru nk'ubu, maze bampa umuteri baranseka, bakubita umuteri baranseka ngo yeyeyeyeye ngo ari pomada, ngo umusore usibye no kwishingira yabona uwayishingira uretse no gusengera imbere y'Imana n'amategeko yawe. Maze burya rero bari baranshebeye barambonye, kuko kiri mu nzu bazakundunguruka bakavuga ngo ni igisimba kirimo, na madamu nawe ngo bazakundunguruka nawe yararimo. Ubu ni hatanga ubuhamya ati twagira ngo ni igisimba. Nigeze gutanga ubuhamya muri paruwasi ya Kigasa, uwitwa Senga wari w'akarere ahicaye aho bamuse mu zabukuru, arahaguruka tubuhamya bwa Cyuma mu bwumve ati njye mu bagiye kumurunguruka ko ari igisimba tuvuye Nyirabukwe nanjye narindi muri 82. Aho Yesu niho yampera agakiza ku buntu. Jewe ntabwo nagahewe mu rusengero, yakampereye mu nzu y'ibyatsi mwada. Ubwo buhamya nzabubaha, bari tugire neza cyane. Haleluya! Niyo mpamvu uvuga Kristo ntacyo nikaza, nta n'ikindi kinteye ubwoba, bari tugire neza cyane. Aba bakobwa baransuzugura maze bareba ngo umukobwa mubi nguhanye nawe, abantu batwifurizaga ibibi kandi Imana avuga ngo hari ibyiza nzabagira ntabwo ari bibi. Haleluya! Imana bikomera mu mashyi, hari ibyiza nzakugirira. Ndakubaze bagasanzwe mu minsi yasize hano hari icyaro kibisi kibi, ariko Imana igihinduyemo umuti. Haleluya! Imana yashimwe. Ibi nuko Imana idukuramo ihumure. Uwavanye iki gihe iyo dukuvugwa ubuhamya iwacu ku mudugudu w'iwacu mu matorero y'iwacu, bo bantega amatwi kubasumbe kuko mwe mubifata nk'imbarirano, ariko iwacu byabaye bahari. Bantega amatwi kubasumba, nkora meze nk'umushyitsi wacu kandi duhorana. Bari tugire neza cyane, barishimye. None rero bene data barabanira ngo umukobwa witwaga Mukasine ngo nibo babonye mu bukure ni nani. Baramubaza bati Mukasi weho kandi weho tubona mubi nka Cyuma, none wagushigira Cyuma wakwemera? Ariko sinakwemera na warata. Ariko Imana yari ibica umudamu witwa Mukarugwiza nanone. Haleluya! Kandi mwiza cyane kuzumva w'abantu bashingiraga babonaga ko ari mubi. Imana ibifite abeza, Imana ibifite ibyiza. Bari tugire neza cyane. Wewe kujya mupangira umuntu ngo mwinjiye mu buzima bw'umuntu, kuko Imana niyize ubuzima bw'umuntu. Njye ntabwo mba mpari, ariko Imana niyize mu buzima bwo kubaho. Ntabwo nigeze kwambara bancaga mu kirago cy'igisambi bakansigazinga umwo, ariko Imana nguye mu gisambi iranyambika. Amen. Bari tugire neza cyane. Arariza ngo twasone byatubwira ngo muri umuntu w'isi. Umuntu ni ikintu gikomeye, ugiye i Kigali wasanga umuntu uguriye, kuko uzakora ku isi, ugomba gukora ku isi. Wajya mu gisirikare, ndajyaga n'abasirikare ngasanga umuntu barawufite barawukoresha, ariko ugasanga kuri nagera kwa mushumba ngumva bambaye ibicyo ndikumva muri, nagera kwa gitifu w'akagari ngumva arawufite, gitifu w'umurenge ngumva umuntu arawufite, kwa meya w'akarere
n'umunyu arawufite ku ntara bumva barawukoresha wagera kwa minisitiri ugasanga umunyu barawukoresha wagera kwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ugasanga umunyu gukora hose umunyu ni mwiza haleluya mu yandi magambo rero Imana yatugize beza kuko turi umunyu iri zina rivuga ngo turi umunyu w'isi ariko iza gushiraho amabwiriza ari cyo abafaransa bishe kondisiyo ravuga ngo ariko umunyu ni ukari bwira mugenzi uti ntabwo wakanyutera muri kovide abantu barakanyutse muri kovide Mana y'Imana kovide ni ikindi kintu cyaduteye tutazi iyo giturutse twari turi gusenga umunsi umwe Imana yatubwira ngo hagiye kubaho ikintu gikomeye turetse ko dutumbiraga ku masasu n'ibindi karyo twabonye bituraza rwa ntambi abana tubatabundira Imana yatubwira hari ikintu gikomeye kigiye kuba turavuga ngo ni cya kirisi kandi Imana kwa kidukijije tutazi ko ari kovide yatubereye intambara ikomeye Imana y'Imana nuko Imana yavuga ngo rero banyamashenge nyoboye gurupe kuva muri 2001 kugeza uyu munsi nta n'ubundi bashiragaho banyamashengezi nimutange ituro mwishingane ituro ryitwa ubwishingane muture kuko mwiyagize Imana hagiye kubaho ikintu gikomeye kandi mwe kuzasamara mu bandi nimusamara icyo kintu kizabakoraho kizabajana ituro turaritanga bamwe ngo tuzaza kwisha kwa Cyuma niho imbaraga nyinshi ziri gusumba izacu batazi ko ari ikintu kizakwira isi yose kandi giturutse nta muntu wabigizemo uruhare ngo kize giturutse nanone kuri ikiriho cyari gishunguzo benshi muri kovide niho bakayitse nanjye nakayitse nk'umunsi umwe kababwiye ibyankayuye haleluya ntabwo nirariraga nanjye nakayitseho muri kovide narasete rwose ububyutse buraza bagitifu bakaga bakaza bagake ariko dore umunsi umwe icankanye nagiye kumva numva itangazo rivuze ngo umumotari wese n'umushoferi n'umucuruzi umuntu uwo ari we wese niguma mu rugo iki kintu cyankanye guma mu rugo ntakuza ahandi hantu mugume mu rugo ntakuba ngo mbese biza mugume mu rugo naratekereje ngo rero Mana ntabwo ndi umumotari sindi n'umunyonzi sindi n'umushoferi sindi na pasitori sindi mwarimu ariko reka nkubwire rero Mana nagendaga mu itorero nkakuvugira ndi kandi itorero niryo rimbeshaho kuvuga uri kwemye ni byiza itorero niryo rimbeshaho none bavuga ngo twicare mu rugo ntabyo ukizemo ubwo rero urayiyikiye birarangiye jewe unguyemo akace kare urayiyikiye ntabwo ndabeshyira abarozi sindabeshyira abagizi ba nabi urakoze niwe unyiyikiye ntabwo ndabeshyira bagakayitse ndagenda ndaryama mu bukeye bugiye guca niho nagiye kubona mbona ibintu biratondekanye by'amapfukire n'amafaranga imbere yanjye ndi mu nzozi abandi bana wifata agatima ntabwo ngenda kuja itorero riri mu rugo wifata agatima ibintu byose biri mu rugo umfata agatima uze kunyiringiza ngo ibi byabahe ko itorero riri mu rugo mbese ubuzima bwanjye ni nabushyize ku itorero kandi koko itorero niryo ridufitiye byose ngo ni inkingi y'ukuri idushigikiye kuko ubuzima bwanjye Imana nguye muziki yo narindi injira mu itorero ni umuvumo baba nimwo ntekereza nimwo ndota nimwo namba nimwo nuko nakaritse umunsi bugiye gucunga mu rusengero ntugira ngo umuhamagaro wo gusura sinasura nja mu rugo ndi kuri za nzozi Imana yandiyikiye byaragiye kugera n'ubundi ze kugwa iwacu ngeze mu rugo nagiye kumva mu gihe nihebye madamu tujere hekaze kwisuri nagiye kumva numva umukobwa aravuga ngo muri aho kwa Cyuma umukobwa urunguye ndasohoka nsanga umukobwa arikoreye imanza napinze Imana nayipinze umukobwa arikira n'ubundi ngo muri aho abantu batetengeye ariki imanza napinze Imana sigara ndadiye igituma tunapinze Imana barambwira bati rero ko tuganire uduki
twari turi mu buvumo turi gusenga Imana yatubwira ngo wamaze kuyisezeraho ngo wakanyutse ngo wayeretse kwitari kwishe Imana dukuye mu buvumo turi burundu ngo tukuzanire ibyo kurya n'amafaranga. Imana nayo ipinde Imana nibabarire. Hari abakobwa bati Imana nibabarire rwose imbere yacu bakiraho ikimara kutubabarira. Ntabwo ari twe gusa ahubwo dusengeye tugende. Inyuma hari abantu benshi bazanye ibintu byinshi bizagutuka kugeze mu bindi zaragira. Haleluya! Imana ifite umugambi ku mwana w'umuntu. Ntabwo Imana yibaza agaciro k'umugore. Nagiye gusohoka mbaherekeje ngo igiterane kigiye kungana namwe kiraje n'ibiryo n'amafaranga. Barudaho buzura umwuka buke hari kuwa gatandatu hari ku cyumweru. Sabe hari kuwa gatandatu numva abandi baraje nabo barazanye abandi banyamashengeri. Bukeye numva abandi banyamashengeri n'abanyamashengeri baraje. Bukeye twa paruwase umushumba abaraje. Umushumba ariyitira azanye ibihumbi 18 muri covid byagiye. Madamu yarwaye umuvuduko nawe maze ibibazo bituba ariko Imana y'u Rwanda iramanuka burya Imana dukorera Imana. Ako nakantu babwiyeho bakopejeho ariko intego mfite nuko Imana wayikora atazikorera iki ngo gabeyo nubwo yayikora azayikora gakeya ariko ntigazabura kubaza. Imana igihe neza cyane. Uyu muntu rero twasomye muri Mariko hatubwiye ngo umuntu ni mwiza ariko iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Umuntu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Ubundi ijambo rikuva ku mukristo wakayutse. Umukristo utagikora. Ubundi iyo umuntu yakayutse igihe muzashaka umuntu wakayutse muzareba umuntu wahagaritse imirimo yakoraga. Urugero kandi ni umuvugabutumwa volontaire. Nari kayutse umunsi umwe nibwiye ko imirimo y'Imana ishize muri jyewe. Nawe rero hari umurimo Imana ikuziho. N'ubu reka uzaba ukayutse. N'ubu utakiwukora uzaba wakayutse. Nawe muzashaka umuntu ukayutse. Urugero niba watangaga 1/10 covid itaraba uyu munsi wa none utayitanga 1/10 kandi 1/10 ni itegeko rikomeye ry'Imana rihuza abantu n'Imana. 1/10 niba warafashaga abantu uyu munsi wa none covid ikamukayukaba utakibikora warakayutse kuko gufasha abantu ni itegeko Imana yasizeho kabita yari afite byamuhuzaga n'Imana. Buri hari ibintu bitatu bihuza abantu n'Imana. Icyambere ni gutanga 1/10 uko nababwiye. Icyakabiri ni umubatizo. Icyagatatu ni ukuja ku ifunguro rye. Hariho n'icyakane kwinjira mu mashengesho gukunda amashengesho. Icyagatanu ni ibintu 7. Icyagatanu kwitanga. Ibyo bintu byose biza bihuza abantu n'Imana. Mani tugire neza cyane. Aha rero ijambo ryatubwiye ngo umuntu ni mwiza ariko iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Ngo ariko mwembeho nimubane amahoro mwakira amahoro. Haleluya! Amahoro ni ikintu utagura mu isoko. Amahoro ni ikintu gikomeye. Amahoro uyafite ngo yahesha na bagenzi be. Bagenzi bacu uzi gutora umuntu ufite amahoro. Ubu hari iwacu ndakunda gukoresha amahoro. Ejo bundi hari umugore wabyaye yabyutse ari kwirira agasheke ku ihembe abyuka ari kwimesera imyenda ye. Umugore mutoya kandi wabyaraho agezeho ngindira umufashe noneho ananirwa kuja kwa muganga. Nyirabukwe arampamagara ati yakoni ngwino hano ntabara. Ananirwa gutabaza abagore abarita atabaza bwa mbere. Ati Imana irampaye akariko ibindi bigucama bikwara. Ndagenda mu mudivaniste ndagenda fukama muri sayo mpamagara Imana. Kimara kuyihamagara gato biba biratungana. Haleluya! Uwo muntu yaravuga ati nabera niho nabona umugabo mwasa mu by'abagore afite Imana agasenga ibintu bigatungana. Akimara kumahonga baramuzanye kwa muganga kwica mu buyobozi
haba haza umwana wafashwe n'igicu bamuvanye ku kagira rebe umuntu wicururizaga inzoga aravuga ati rwose uyu mwana wanjye amuzanye kwa muganga bamuburamo indwara ati none ndabigenda batizamuka kwa Cyuma iyo kwa Cyuma araza ni umwana w'umukobwa akigira ngo ndamusengera aravuga ati biratunga haleluya dufite amahoro ya Kristo tugomba guhaha abantu iri jambo ku murongo wa 14 hatubwiye ngo muri umuco w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha bari kugira neza cyane bari bahumugisha ndagira ngo dusohoze ijambo ry'Imana ngubaza ngo mbese muri iyi minsi uracyafite umunyu kera umuntu azakugura umunyu mu Rugarama muri 82 agasanga y'umunyu gwitwa amera ni umunyu gwasaga n'umunyu ariko ntigukora ukaba gutabasha mu ibiryo ntibidura kuko n'umunyu ariko ntigukora ubwo munyu uragukiranya umukristo ugakora umurimo w'Imana bagatanga icyacumi bagatanga amaturo bagashima Imana bagatanga ku nyubako urusengero rwanyu rukinze ariko umukristo witwa amen ntabwo arabera ahubwo ni amen ntabwo yakora kuri urusengero ni ukurebera abandi bagakora we akaba ngo simbirimo akaba ngakano bavuga ngo ni simbirimo noneho hari ugundi munyu bitaga umukeneke ngo ni umuyonga bakuraga mu bwatsi bw'umuberanye bakawushyira mu biryo nabwo ntigukora ariko ibyo bikirabura ariko bitarimo umunyu umukristo rero usa n'uwo muberanye n'uwo mukeneke kumukuraho ifaranga ni ugukenekera ugakenekera yari yatanga na 2 yatanga na 3 nyabuna ni mumorose mureke umwamukuraho na 5 ariko dushire bigisha uwo ni umukeneke baba rero barakayutse niba kumukuraho akantu ni mbese uri nzakaryesho nta cyakuvaho uri igisambo ibyo bizina byarahaba uri ikibagito nyamutsinika ibyo bizina byose babyita ku muntu utararekura ayo mazina yose ukaba uyagwishije uri umwe nyamutsinika nzakaryesho nta cyamuvaho igisambo ikibagito ibyo byose bakabigushiraho bitewe y'iki nta mahoro wigeze kwakira mu mutima wawe mwari muzi ko jewe ubwanjye nihaye intego ni jewe utangaga icyacumi biragitanga icyacumi gitanga gute ahangaha hari umuntu uvuga ati Cyuma akiri 1000 fa icyacumi no kugisigaho ntabwo kijana kibanze kuko Satani yanyosha nagira ngo basanga akeneye ibirara ni ukugitangira higasanze kiboneke niyo ntego niha n'abahuronde kutangira icyacumi kugira ngo Satani atakuriganya niyo ntego niyo bibuka dufite bari kugira neza cyane arari cyangwa cyakubwiye ngo mbese umuntu nukayuka utagikora umuntu akayita ntukora imirimo umuntu nukayuka uzatoshwa n'iki ngo cyeka kujugunya hanze mwirinde rero mwebwe ukayuka kugira ngo mutazazugunywa hehe hanze ahubwo tube mu bwisho bw'Uwiteka Imana bamuce kubw'ijambo mu izina rya Yesu.